filime umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo. Nshuti bavandimwe, munyemerere muri uyu mwanya w'ikiganiro cya filime yacu yitwa umukire w'umumiliyoneri tubashe kuba twaganira rwose mudutega amatwi. Nta kindi tubasaba, ni umwanya muto wanyu mukadutega amatwi, ubundi tukabana mu kiganiro cyacu, aho tuba tuje kuganira kuri filime yacu twanariza cyangwa se dukubita tubangura, cyangwa se nanone dusesengura. Ni filime nziza cyane, ntatinya kuvuga ko ari imwe mu zikunzwe hano mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Ni filime yitwa umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo kubera urukundo. Uyu munsi rero twabashije kuba twabahereza episode ya 5, season ni 2, kuko season ya mbere yagizwe n'ibice 30. Rero mwabonye byinshi muri iyi filime yacu, niyo mpamvu tugira ngo mutange ibitekerezo. Ntabwo turi buvuge byinshi, ahubwo mwe niba koko mukunda iyi filime nk'abakunzi bacu, mwibuke gukora subscribe, mufungure inzogera kandi mukore like ndetse munasharinge bagenzi banyu, kandi nanone wibuke gutanga igitekerezo muri commentaire. Reka tuganire muri iki gihe kitarambiranye kandi kitari kinini kuri filime yacu, kuko buri uko tubonye umwanya turaza tukaganira, tukatubwira uko mwayakiriye. Ese episode yabashimishije? Ibyo byose tugira ngo mubitubwire muri commentaire, mugaragaze imbamutima ndetse n'amarangamutima, kuko iyo ugiye utanditse mu by'ukuri bitwereka ko ibyo tubaha nta mumaro bibagirira. Rero niba ukunda iyi filime yacu yitwa umukire w'umumiliyoneri, uw'agaciro cyane wowe wakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo, kandi Imana ijye iduhana umugisha. Ushobora kuba uri mu gihugu cy'u Rwanda ariho dukurikira uri, ushobora kuba uri hanze y'igihugu uri nko mu Burundi, mu bihugu by'ibituranyi Uganda, DRC, Sudan, ndetse ushobora kuba uri no muri Afurika mu bihugu bya kure cyane. Kandi nanone ushobora kuba uri mu yindi migabane, uri bwota amasimbi, ibihugu bya kure. Aho uherereye hose tuguhaye ikaze, kandi komeza ugubwe neza. Tuguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu kandi wanyu, bika gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo nawe ubake active kuri uru rubuga, bityo tube tubana buri uko dushizeho video ndetse n'iyo makuru n'ibiganiro tunyuza kuri uyu muyoboro, ujye ubibona utiriwe ujya mu ishakiro, ahubwo ujye ubona notification mu ba mbere. Niba rero uri umwe mu bakunzi b'iyi filime, ni byiza cyane kandi tuguhaye ikaze. Filime rero mwabonye episode ya 5, mwari mwitegereje muri benshi, mwajyaga mwidusaba, twabashe kuba twayisohoye, kuko n'igihe idasohotse mujye mwihangana, hari utubazo tuba twavutse bitewe na tekinike, kandi nanone tuba twiyaranje, ntako tuba tutageze kugira ngo tubagezeho iyi filime. Mu by'ukuri ni filime ikubiyemo ubutumwa butandukanye, ni filime nziza cyane. Ishobora kuba hari icyo yahinduye ku buzima bwawe, niba gihari nabyo wabitubwira muri commentaire. Kugenda utavuze rwose biratubabaza, kandi nta kiguzi bisaba, ni ukwandika amasegonda 30 cyangwa amasegonda 10 uba urangije rwose kwandika igitekerezo cyawe uko ubyumva. Niba ukunda iyi filime byandike muri commentaire. Ikindi kandi ushobora kuba uyinenga, hari icyo wumva twakongeramo, mu by'ukuri byose wabitubwira, kuko arega ntabwo byose twabyishoboza, kandi nta muntu ubintungane cyangwa se ngo abe umuziranenge ijana kuri indi, ahubwo mwe mugomba kutubwira ibyo mwanenze muri filime, ibyo mwumva twakongeramo, kugira ngo twikosore. kandi nanone ushobora kuba ukeneye kwamamariza muri iyi filime yacu, cyangwa se ukeneye kwifatanya natwe, watwandikira muri nimero iri muri description, ndavuga mu gikari, cyangwa se ukahasanga nimero muri about ya channel, ukatwandikira kuri WhatsApp tukaganira ku gitekerezo, inyunganizi, ubufasha, cyangwa se ukeneye kuduha inkuru idasanzwe, cyangwa se ubutumwa ukeneye gusangiza abadukurikira, uhawe ikaze rwose, amarembo aruguruye. Rero muri episode ya 5 reka twanarize tureberemo bike by'ingenzi byayiranze. Twabonye uwitwa Cedric akanguka atazi aho ari, gusa umudamu wamutabaye nta wari uhari, ahubwo wari uhari yavugaga ko ari murumuna w'uwo mudamu wamutabaye. Cedric rero byarangiye ari mu rujijo by'ukuri, akibishidikanyaho. Ikindi kandi rero twabonye uwitwa Alice mu by'ukuri azana umwe mu bakozi ba RIB, ni ikigo gishinzwe gufasha abahohotewe ndetse n'abagiriwe nabi. Umwe mu bakozi rero amuha amakuru amubwira ko hari umusore wigeze kumushimuta. Uwo musore nta wundi rero ni Shalom. Yatanze amakuru kuri RIB, Shalom nawe agiye gukurikiranwa. Mu by'ukuri ntabwo byoroshye na gato, reka tubihanga amaso, ibintu bikomeje kujya iwandabaga. Ese bizagenda bite muri episode ya 6? Ntabwo ari kure rero, ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 7 z'amanywa, episode 6 kuri YouTube channel
channel yitwa Press Version Films izaba ihageze rwose. Ni team ngari cyane, mukomeze dusapotinge mushigikira ibikorwa byacu. Nta kindi musabwa no gukanda subscribe mugafungura inzogera kugira ngo mujye mukurikirana filime nziza cyane tugenda tubagezaho, yaba iyi ngiyi Umukiro w'Umumiliyoneri ndetse n'izindi nyinshi twagiye tubategurira tuzagenda tubaha zikubiyemo ubutumwa. Rero wibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana, kandi nankubwira ngo ku munsi w'ejo rwose ku isaha y'isaa 7 z'amanywa episode 6 irabageraho, dore ko muyitegereje mutari bake kandi twizeye yuko muzaryoherwa.